ubwoko bw'Imana ndashimira Asiusi maze kunyakira maze kumva aka kanya ko kugira ngo mvugane namwe. Ndashimira cyane na Ivona maze kuturira indirimbo nziza cyane. Ivona afite impano Imana yamugejeje. Titre y'uyu munsi nshaka ko tuganiraho umugabo ufite kwizera, inshuti y'Imana, sekuruza w'amahanga. Simpamya ko hari abantu benshi muri Bibiliya babwiwe amagambo amwe ngiye kubagezaho uwo muntu w'Imana. Yarabwiwe ati abagukomokaho nzabagira ubwoko bukomeye, nawe nzaguha umugisha, nzakugira icyanya, uzahesha abandi imigisha, abazagusabira umugisha nzabaha umugisha, abazakuvuma nzabavuma, amahanga yose azaguherwamo imigisha. Ndagira ngo musubire ijambo amahanga yose azaguherwamo imigisha. Amahanga yose, bavuga amahanga yose numva Abanyarwanda turimo, Abarundi turimo, muri Canada barimo, abo muri Cameroon barimo, ngo amahanga yose azaguherwamo imigisha. Uwiteka arongera amubwira ati ntukagire icyo utinya, ndi ingabo igukingira kandi nzaguha ingororano ikomeye. Ikindi gihe Uwiteka aramubwira ati reba ziriya nyenyeri zo mu ijuru. Uwiteka aramubaza ati ziriya nyenyeri ushobora kuzibara? Ndizera ko yashubije mu ntoki, ntabwo nazibara. Uwiteka aramubwira ati urubyaro rwawe ruzangana nka ziriya nyenyeri ushobora kubara. Uwiteka aramubwira ati nzaguha kororoka cyane, ube sekuruza w'amahanga. Ati ndetse ntabwo bizahera gusa, ati n'abami bazagukomokaho. Uwo muntu nawe yizeye Imana abarwa intungane. Bibiliya itubwira ngo maze yitwa inshuti y'Imana. Turakomeza tugasoma Bibiliya ikatubwira ko igihe yari ageze mu zabukuru, ibyanditswe bitubwira ko ngo Uhoraho yari yaramuhaye umugisha muri byose. Ngo Uhoraho yari yaramuhaye umugisha muri byose. Hanyuma byerekeye urupfu rwe batubwira ko ngo yashaje neza ageza mu zabukuru. Ntabwo ari abantu benshi tuziho amagambo nk'aya ngaya.
nizo mpamvu mu bantu benshi bavugwa uyu muntu ari umuntu w'igitangaza. Ndagira ngo mbere yuko turebera hamwe uyu muntu dusenge twicishije mu dusenge. Mana ihoraho, Mana ishobora byose, wavuze ko abo babiri cyangwa batatu bazateranira uzabahari. Twizere ko tudashidikanya ko ubwiza bwawe buri mu iterambere. Databuja, ndagusaba kugira ngo ibyo mvugira uyu munsi bibe atari bindutseho, ahubwo bibe ubutumwa buguturutseho, kandi butubere impamba izatugezwaho mu ijuru mu izina rya Yesu. Sinshidikanya ko igihe yavugaga ayo magambo buri wese yamenye umuvuga uwo ari we, abamenye umuvuga uwo ari we n'abandi. Mushyire ukuboko hejuru. Umwana ntabwo ndabona udashyize ukuboko hejuru, ntabwo amenye uvuga. Ndizera ko mwese mwamenye ko muvuga umuntu witwa inde? Aburahamu. Aburahamu rero ni umuntu spesiyali. Nizo mpamvu nashatse kugira ngo muri iki gitondo turebere hamwe iby'Aburahamu, inkomoko ze n'ibyavuze. Hari umukonferansi wagiye bandika ibitabo byinshi cyane muri Etazi witwa Anthony Robbins. Hari abantu baba bazi Anthony Robbins cyangwa baba basomye igitabo cye. Anthony Robbins abajwe kuza kuraje gusoma igitabo, yanditse ibitabo byinshi. Hari igitabo yanditse cyitwa Pouvoir illimité. Pouvoir illimité. Yaravuze ati niba ushaka kureisisa, ati cyangwa niba ushaka gukora ibintu by'ibitangaza, batugomba kureba abantu barayishishije, noneho ukareba ibyo bagiye bakora kugira ngo ugere ku byo bagezeho, noneho ukabiga nawe ugakora ibyo bamaze. Ibyo birumvikana kandi bifite sansi, kubera ko burya abantu bashaka kwiyamamariza kuba nka perezida w'igihugu bafata amadisikuru y'abaperezida benshi, bakayangiza, bakayiga, bakiga imibereho yabo uko bagiye babaho, noneho bagakora ibyo bagiye bakora, bakareba uburyo bagiye kuvuga za disikuru, bakareba uburyo bagiye biyamamaza, nabo bagakora ibyo bagiye bakora. Sinshidikanya ko abartiste bakomeye ari mu baririmbyi cyangwa se abakora amafilimi, mbere y'uko bagera kuri urwo rugero, ndizera ko bareba abababanjirije bakareba uko bagiye bakora kugira ngo nabo bashobore kugera kuri urwo rugero. Natwe rero burya ingero nyinshi zanditswe muri Bibiliya ntabwo ari histoire gusa tugomba gusoma ngo biragenda mu ngabo. Ni abantu baba baragize ibintu bakora bikomeye, natwe tugomba kubareberaho tugakora cyangwa tukagerageza gukora ibyo bakoze. Nizo mpamvu muri iki gitondo nashatse ko turebera hamwe iby'uyu mugabo witwa Aburahamu. Turarebera hamwe umuryango n'inkomoko y'Aburahamu, turarebera hamwe imico tumubonaho yagiye kuva muri Bibiliya, hanyuma turaza kurangiza ingano. Aburahamu bavuga ko akomoka muri Uri y'Abakaludaya. Buryo dusoma Bibiliya bavuga ayo magambo ya kera, akenshi hari igihe tudashobora kugira ibindi maji y'ibyo bavuga. Ubwo nashaka kuri interineti nasanze Uri y'Abakaludaya ngo iri ku birometero 320 uvuye mu mujyi wa Bagdad muri Iraki.
ni ukuvuga ko Aburahamu mu by'ukuri akomoka muri Iraki. Ikindi tuzi kuri Aburahamu ni uko Aburahamu avuka umugabo witwa Tera. Tera akaba yarabyaye abahungu batatu, Aburahamu, Nahori na Naha. Noneho Tera Tera aza kuza kubwira Aburahamu, ibyo tubibona mu itangiriro igice cya 11:32. Tera abwira Aburahamu umuhungu we ko bajya Kanani bavuye muri hafi y'umujyi wa Bagdad. Uko nakoraga ubushakashatsi nasanze kuva abo bari batuye muri Iraki kugera muri Kanani ariyo Israel iboneka mu gace ka Israel na Palestine k'iki gihe, hari ibirometero bijya kugera ku 500. Ariko noneho bavuye muri Iraki bagenda, Bibiliya itubwira ko bageze ahantu hitwa Harani, noneho batura aho ngaho. Aho rero Harani muri iki gihe ni mu gihugu cya Turukiya. Kuva aho bari bavuye muri Iraki kugera muri Turukiya hari ibirometero bigera kuri 925. Bageze aho barahatura. Aho rero muri Turukiya, Harani yo muri icyo gihe cya kera, niho Imana yabonekeye Aburahamu imubwira kujya mu gihugu azamwereka kandi mu gihugu azamuka. Iyo yari inkomoko y'Aburahamu. Noneho mu byerekeye imico, Aburahamu tumuzi w'iki cyangwa tumuzi w'iki? Aburahamu hari imico yagiye imuranga, hari ibintu byiza yakoze, hari ibintu bitari byiza yakoze. Ibyo ndagira ngo tubirebere hamwe. Ndahera ku byiza yakoze. Aburahamu ikintu tumuziho, yari umuntu w'inyangamugayo. Aburahamu yari umuntu w'inyangamugayo. Ibyo tubibona mu itangiriro igice cya 13 wa 8 n'uwa 9. Igitekerezo cya Aburahamu na Loti murakizi, ntabwo dusubira ku cyose. Ngo nuko Aburahamu abwira Loti ati, dore turi umuryango umwe, nta mahane akwiye kuba hagati yacu cyangwa hagati y'abashumba bacu. None reka tutandukane, hitamo aho wishakiye mu gihugu hose, nanjye ndagana ahasigaye. Ese hari ibinyamakuru kuko Aburahamu yari mukuru. Aburahamu yashobora kubwira Loti ati, Loti, dore abashumba bacu batangiye kugirana amahane, jya iburasirazuba cyangwa jya ikusi cyangwa jya muri west cyangwa muri west. Ati ahari ibyaye reka tata. Yaravuze ati hitamo aho ujya, ahasigaye ndafata umugabo. Ikindi kitwereka ubunyangamugayo bwa Aburahamu tubona mu gice cya 14 cy'itangiriro 22-24. Aratubwira ati, Aburahamu aramusubiza ati,
ndahiye uhoraho Imana isumba byose, umuremyi w'ijuru n'isi, nta kintu cyawe na gito nzatwara, habe n'akangana urwara hato utazirata ko ari wowe watumye ntumwa. Ahangaha Aburahamu tubwira ko abandi baje gutera bagatera muri Sodomu na Gomora, noneho banyaga Loti n'umuryango we ibyo batuze bose. Noneho baza kubwira Aburahamu ko umuhungu wabo yanyazwe. Aburahamu agaba igitero atera, aragenda ibintu byose arabibuza. None ibintu amaze kubigaruza, umwami aramubwira ati umva rero Aburahamu, dore rwose wateye warushe, fata ibintu ndabiguhaye. Aburahamu aterekana fata, ejo utazava wirata ko ibyo ntunze ari uwabimuha. Aburahamu iyo ataba mu bunyangamugayo yashobora kwakira ibyo bintu akabivuga. No mu gice cya 23 umurongo wa 12 naho tukabona ubunyangamugayo bwa Aburahamu. 23 igice cya 12 Aburahamu arongera yunamira abo Baheti, abwira Efuroni imbere yabo ati ndakwinginze nanjye unyumve, reka nkwishyure igiciro cy'uwo murima, maze hishingurire umurambo w'umugore wanjye. Aha ni igihe Aburahamu yashakaga ahantu ashingura umugore we maze kwitaba Imana, igihe aganiraga n'Abaheti bashatse kuhamuhera ubusa. Baravuga bati Aburahamu turakuzi, twarabanye, hafata rwose nta kibazo. Ariko baravuga bati ndabakiza. Aya ni amagambo atwereka ukuntu Aburahamu yari yanze. Ikindi tuzi kuri Aburahamu ni uko Aburahamu yagiraga kwizera gutangaje. Aburahamu yizeraga imbaraga z'Imana. Mu Itangiriro 14 umurongo wa 14 atubwira ati Aburahamu yumvise ko umuhungu wabo yajyanwe ho umunyago, akoranya ingabo 318 zo mu bantu be, akurikira abanzi agera idani. Aha ndashaka kugira ngo natira atasiyo yanyu yuko Aburahamu yagiye kurwanya abami batanu bari bafatanyije, bari barishyizana, ariko ajyana abantu 318. Iyo Aburahamu ataba ari umuntu wiringiye imbaraga z'Imana, ntabwo ushobora kujya kurwanya ingabo z'abantu batanu bishyize hamwe ufite ingabo 318 gusa ngo utsinde izo ngabo. Ariko kubera ko Aburahamu yizeraga imbaraga z'Imana, ko Imana iri kumwe nawe, yafashe abantu 318 baragenda batera abandi batanu bishyize hamwe, arabatsinda. Ibintu byabo Loti arabarura n'ibyo bari baragezeho byose. Aha tubona kwizera kwa Aburahamu mu gice cya 15 mu mbere. Aha tubona kwizera kwa Aburahamu. Reka tujye nako mu Itangiriro 15 umurongo wa 6. 15 umurongo wa 6 aravuga ngo Aburahamu yizera Uhoraho bituma Uhoraho amubara nk'intungane. Ngo Aburahamu yizeye Uhoraho ngo bituma amubara nk'intungane. Makumyabiri na kane umurongo wa 7.
kane umurongo wa karindwi aratubwira ati uhoraho Imana nyir'ijuru wamvanye mu nzu ya data no mu gihugu cya bene wacu yarandahiye ati iki gihugu nzagiha abazagukomokaho bityo azohereza umumarayika we agushoboze kubonera umuhungu wanjye umugeni muri bene wacu. Ahangaha ni igihe Aburahamu yohereje umugaragu we kujya kumushakira umugeni muri bene wabo. Aburahamu yaramubwiye ati genda, ati nizeye ko Imana ihoraho, iki gihugu nzagiha abazagukomokaho bityo azohereza umumarayika we agushoboze kubonera umuhungu wanjye. Ikindi gitekerezo kitwereka kwizera kwa Aburahamu kizwi n'abantu bose ni igihe Aburahamu yajyaga gutamba umuhungu we Isaka. Icyo cyari ikintu gikomeye cyane, ariko iyo nasoma igitekerezo cya Aburahamu, nubwo akenshi tubona ko Aburahamu ari we wakoze ikintu gikomeye cy'itangaza cyo kujya gutanga umuhungu we, ahubwo njye mbona ko mu by'ukuri umuhungu we yari afite kumvira gutangaje. Nagerageje kwishyira mu mwanya w'umuhungu wa Aburahamu. Icya mbere, Aburahamu yari umusaza, umuhungu we yari umuhungu w'umusore ufite imbaraga. Nagerageje kwibaza ese ari jyewe data yayishyira hariya ku gitambira kampambira nkamukundira, abwirijwe ko njye ntabwo mukundira. Umwana yaramubaza ati data kubona ugiye gutamba igitambo kigiye sati mwana wanjye, ati Imana iratubonera igitambo. Noneho Aburahamu nagerageje kuvisualiza mbere gukora abaramufata umwana w'umuhungu amushyira ku gitambiro aramuhambira. Jacob François agiye gutamba wamukundira Jacob kuko ntahantu mu by'ukuri nanjye ntabwo ndagukundira nari gushiduka ku gitabo, nta n'ubu ndari kwemera ko nari kwiruka nkamureka nk'igihe. Iyo ibi bisomye rero nibyo koko Aburahamu yari afite ukwizera gukomeye cyane, ariko uyu mwana yari afite kumvira gutangaje. Ibyo ni bimwe mu byo tuziho Aburahamu. Ariko rero Aburahamu yagiraga n'urugwiro, yagiraga n'urukundo. Gusoma dusoma mu Itangiriro 18 umurongo wa 2 kugeza wa 4, 18 umurongo wa 2 kugeza wa 4, ngo akebutse abona abagabo batatu bahagaze hafi aho, arahaguruka yiruka ajya kubasanganira, abikubita imbere aravuga ati nyakubahwa, ndi umugaragu wawe, ndagusabye ngo we gutambuka utageze iwanjye. Nibazane amazi mwoge ibirenge muruhukire munsi y'iki giti, nanjye ngiye kubazanira amazimano mufungure mubone gukomeza urugendo, ntimwanyura iwanjye umugendera. Aburahamu mu by'ukuri sinzi niba iki gihe yabonaga abantu batatu yarahise amenya arababaye, si bihamye ko yahise amenya ko arababaye, ariko yarababwiye ati ntabwo mwanyura iwanjye. Abazanye amazi aragenda ategura ibyo kurya. Aburahamu
yakundaga no kuramya Uwiteka. Hari amasomo menshi mushobora kuza gusoma mu gitabo cy'Itangiriro aho Aburahamu yagiye yubaka ibitereko, aho yageraga akubaka ahantu ho kujya atambira ibitambo. Izo ni muri za point positif Aburahamu yari afite. Ariko rero Aburahamu ntabwo ari point positif gusa yari afite. Aburahamu yagira ubwoba kimwe n'abandi bantu bose yagira ubwoba. Ubwoba bwa Aburahamu kimwe n'uko nasanze Aburahamu yarashobora kuba ari umuntu opportuniste rimwe na rimwe. Mu Itangiriro 12 umurongo wa 12 haratubwira ngo igihe Aburahamu yajyaga mu Misiri yabwiye umugore ati abanyamisiri nibakubona bazagira ishyari ko ndi umugabo wawe, banyice maze bakwitungire. None rero ujye uvuga ko uri mushiki wanjye, bityo ntibazanyica kubera wowe, ahubwo bazamfata neza. Aha ngaha tuhasanga ibintu bitatu dushobora kubona comme caractère négatif bya Aburahamu. Aha ngaha harimo kubeshya. Aburahamu yaravuze ati ujye uvuga ko kuri mushiki wanjye. Muri Bibiliya hatubwira ko mu by'ukuri Sara yari mushiki wa Aburahamu kubera ko bari bahuje se gusa ariko badahuje nyina. Ariko igihe Aburahamu yabwiraga Sara ajya avuga ko ari mushiki we, ntabwo ari muri iyo sansi. Yaramubwiraga ati ntukazigere uvuga ko ndi umugabo wawe, ujye uvuga ko uri mushiki wanjye, bityo abantu batazanyica. Aho tuhabona kubeshya, aho tuhabona kugira ubwoba, kuko Aburahamu yibagiwe ko Imana ishobora byose yashobora kuba yamukiza atabanje kubeshya ngo bavuge ku Sara, ariko atari umugabo wa Sara. Aha tuhabona na opportunisme, kuvuga ati uzajye uvuga ko aho tubirebe mu by'ukuri. Aha ngaha ni nk'aho Aburahamu yagurishije umugore we. Tuzajya uvuga ko ari mushiki wanjye, bagende bagutunge nta kibazo, ariko tubona amahoro. Mu by'ukuri c'est ça. Kandi kuko niko byagenze. Sara yaragiye umwami aramutunga umugore we. Aburahamu yaravuga ati nta kibazo tuvuga kuri mushiki wanjye, ugende bagutunge, ariko tubone amaramuko. Niyo Aburahamu yari umuntu ufite intege nke kimwe natwe twese. Noneho Aburahamu yagiraga no gushikiriza. Dusomye mu Itangiriro 16 umurongo wa 2 kugeza wa 4. Itangiriro 16 umurongo wa 2 kugeza wa 4 haratubwira ati Itangiriro 16 umurongo wa 2 kugeza wa 4 turasoma ngo nuko Sarayi abwira Aburahamu ati dore Uhoraho yanyimye ibyaha, none genda uryamane n'umuja wanjye ahari yagucikura. Ngo ahari yagucikura. Aburahamu yemera inama Sarayi amugiriye, maze umugore we Sarayi azana umuja we Hagari umunyamisirikazi amushingira umugabo we Aburahamu. Ibyo byabaye hashize imyaka 10 Aburahamu atuye mu gihugu cya Kanani. Donc twari tubwira ko hashize Aburahamu Imana yari muhaye isezerano n'umubiri iti urubyaro rwawe nzaba urubyaro rungana n'umusenyi. Imyaka 10 yashize Aburahamu
ibyaha Aburahamu atangira kugira gushidikanya. Ibyo rero ibyo bikatwereka ko Aburahamu yari umuntu wagiraga intege nke nk'abandi bose. Ahandi hatubwira kugira intege nke Aburahamu no gushidikanya. Hari amasomo menshi atubwira yagiye agira intege nke. Hari naho Imana yamuboneka, Imana amubwira ariko se Imana rwose ati ibyo bimubwira ngo uzakubigisha ko ubona nta rubyaro ufite, ati ibyo bintu akirima n'iki. Doma ibyo bitwereka ko Aburahamu nawe nibyo Aburahamu yizeraga ariko arishimye. Ibi rero bitwigisha iki? Ibi bitwigisha ko nubwo Aburahamu ari we muntu baduha icyitegererezo kugeza nubwo bavuga bati bamubara n'inshuti y'Imana, turasanze ko Aburahamu ari umuntu wagiye ugira intege nke, wagiye mu bihe binyuranye abeshya. N'ibyo kubeshya ngo umugore we ngo ni mushiki we yarigize kabiri bimusoma mu itangiriro, murasanga Aburahamu yarabikoze inshuro ebyiri zose. Ibi rero biratubwira iki? Biratubwira ko natwe ntabwo turi perfect, ariko igituma Aburahamu Imana yarakomeje kumwera kugeza n'ubu mwizigutiye. Aburahamu yari afite ikintu cyo kumvira. Aburahamu nubwo yagiye acika intege yari afite ikintu cyo kwizera. Icyo nsaba Imana rero uyu munsi nisabira kandi mbasabira ni ukugira ngo tugere ikirenge mu kirenge cy'umubyeyi wacu Aburahamu, tujye twumva Imana niba dushaka kugisha, kandi tujye tuyizera kugira ngo nk'uko amasezerano yatanzwe nitwizera amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo natwe tuzashobore kwibera iwacu mu ijuru. Ibyo byo basabira kandi nisabira mu izina rya Yesu.